nabonye ibintu bikomeye. Hari impamvu zo ngo birakomeye kuko nabonye ibintu bikomeye mbona kandi byari biteye ubwoba. Impamvu zo ngo byari biteye ubwoba, nabonye ikintu bita kudeta, urakizi cyangwa ujye yumva? Ndabyumva. Nabonye kudeta. Hanyuma iyo kudeta ibaye, wayibonye he? Gukorwa mbona ubutegetsi buvuye mu maboko y'igisirikare bugiye mu yandi maboko y'undi musirikare. Ikibazo cyabayeho gikomeye rero. Wari ukuriye kudeta yarahunze ashaka kugaruka indege barayirasa. Hanyuma mbona abantu bose, mbona abantu benshi bongeye bikoreye udukapu, mbona abantu bikoreye utimatera, mbona abantu bikoreye amajerekani, mbona abantu bikoreye ayiwe, mbona abantu sinenze ko nabo baryama ku misambi, mbona imisambi, mbona barayikoreye, mbona barayikoreye birukanka. Ariko mbega gahinda we, mbega gahinda we. Hanyuma mbaza impamvu ibintu bibaye, ijwi rirambwira ngo ni ingaruka z'ibyaha byakozwe. Ni ingaruka z'iki? Mbanze ntambutse iyo message, niyo mpamvu navuze ngo umuntu wese wumva iri rurimi mvuga abasha hindure kugira ngo iyi nkuru ibashe no kugera kuri nyirayo. Kuko uyu munsi yakwisubiraho ibyo biteka ni umunyembabazi. Uwiteka ni umunyampuhwe. Uwiteka ni Imana igira imbabazi zihoraho iteka. Niyo umva uko Uwiteka avugana nawe. Uwiteka arambwira ngo aje kurenganura abantu bose barenganye. Umuntu wese uzi ko yanyazwe ibye, Uwiteka aje kumurenganura. Umuntu wese uzi ko yariganijwe ibye, Uwiteka aje kumurenganura. Kuko Uwiteka aje guca imanza zitabera, aje guhagurutsa Reka ngusuze kandi kwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana wowe udahema gukurikira ibiganiro byacu byose. Umugisha w'Imana n'ubari namwe rero kandi ineza y'Imana ikomeretse n'abanyu bose. Mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye hafi na kure, mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro kivuga ubutumwa cyacu cy'uyu munsi. Tugize umugisha duhuye na wa muhanuzi uhanurira ibihugu, Imana itumye kubwira ibihugu, Imana itumye guhanurira abanyepolitiki. N'umunyepolitike rero kandi akaba n'umuhanuzi, ariko byose ntago nzi ukuntu abifata. Icyo nzi cyo nuko Imana imutumye ku bihugu byose ijye muzengutse. Mushize tubwiye yuko abayicaye hano Imana ikamutembeza ikamujyana muri Amerika akamenya ibyaho, ibyo bishobora bake. Ni Imana yamuhaye nyine. Niyo tugiye kugana muri kano kanya rero, reka mbase kugira ngo muhaye natwe dutangire kandi tugeze ku musozo. Ibyo byose turi buze guhabwa umugisha wumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igihugu cyose urimo rero tera gatebe twumve umuhanuzi yaje. Muhanuzi François, uvuze ijambo numva ndababaye. Njye ntabwo ndi umunyepolitiki. Ariko nawe ushaka kutareka abantu kutubakwitaho. Njye ntabwo ndi umunyepolitike, nawe bazi ikinira simpazi, sinshaka no kuhamenya. Uribuka ijambo Yesu abigishwa babaje Yesu? Ntibamubajije ngo iki? Baramubwiye nicyagiye ndumva ari cyagiye bagiye bagakora ibitangaza kagenda neza. Yarabaje ngo se ngo abantu bavuga ko ndindi. Ni Yesu yabaje ngo bavuga ko ndindi. Bamwe batureriya, abandi turi hano mu batiza, bavuga ibintu byinshi cyane. Hanyuma Petero amubwira ngo none se mwebweho mu nyitande. Urumva hanze ariko bamwitaga, nawe hari uko bakwita. Uretse wowe unyita umunyepolitiki nta wundi. Munyandikiye muri comment. Niba bigaragaze babitubwire. Bavuga kuri umunyepolitiki ngene abarundi bakavuga ngo ufite ushobora kuba ufite icyo upfana na perezida waho akaba ari ugutuma. Perezida witwa nde? Ntago nzi izina rye. Ndayishimiye. Nzu Rwanda nzu wacu. Ni wahe? Ni Kisedeki ninde? Twishimiye kubana nawe François. Okay, nanjye nishimiye kubana namwe. Tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze kuduha ikaze. Umeze neza se? Turashima Imana. Imana ishimwe.
Imana ihabwa icyubahiro ko ibarinze. twivira iburasirazuba. Umunsi ntabwo turi iburasirazuba hari. Tuvuyeyo. Ntabwo turi iburasirazuba. Aha twicaye ni iburasirazuba ra? Nyine tuvuyeyo. Mumbwire ko ari we twaba turi. Tuvuyeyo. Umugisha w'Imana rero Francois nubaye nawe kandi ibyiza byose Imana yageneye abayikunda nawe bikuba mu izina rya Yesu Kristo. Reka tugusabe rero usuzuza duteze amatwi muri kano kanya. Ndahera kuri wowe Nepo, ndagushuhuje. Amena. Amen. Reka nsuhuze n'Ibyizerwa TV namubonye hano, nawe namushuhuje mu izina rya Yesu. Banasimbukire bakore subscribe. Banasimbuke bakande subscribe. Hanyuma rati bamutera bamuzamure, nawe n'umukozi w'Imana. Tumwita ni n'umushumba ariko buriya akaba n'umuhanuzi. Bajye babimenya. Hanyuma rero mwebwe mwese ndabashuhuje. N'uriya mugabo ndeba hariya bamwita Didier, nawe ndamushuhuje. Prophète Didier, nawe ndagushuhuje mu izina rya Yesu. N'abantu bajye bawukurikira kuri TikTok. Yari so Prophète Didier. Imana ibahe umugisha rata. Mwebwe twari turi kumwe. Reka nsuhuze bari abantu badukurikiye aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu. Imana ibahe umugisha. Abanyarwanda mwese Imana ibahe umugisha. Yego. Tujya tugishemo tugaseka abantu bagiye ikibazo. Rega guseka byongera iminsi yo kuba mujye mubimenya. Nawe ni kubyizera Senga. Nawe usenga ni kubyizera. Icyo nzi ko iyo useka ntabwo hari ikiyongera mu mubiri wawe. Guhora uhekenya amenyo ntabwo ari byiza. Tugomba kunyuzamo tugaseka tugaragariza n'abantu ko tunezerewe. Sibyo musho? Nibyo. Nta mpamvu yo guhora turira, nta mpamvu yo guhora tuganya oya. Yesu yarishyuye. Hanyuma reka simbuke nsuhuza abantu bose batuye mu ibice akarere k'ibiyaga bigari, mwese ndabashuje kandi ndabahobeye, abandi ndabagumbiriye, abanyumva mwese mugire umugisha w'Imana. Amen. Gadusuhuza Afurika yose, tubwire abantu muri Sudani ngo mwihangane nyine, ariko iry'Imana yavuze iraririnda kandi ikarinda niwe yarivuzeho. Ariko ngo irya mukuru riratinda ntirihera, niko Abanyarwanda bavuga. Yego. Reka dusimbuke dusuhuze abatuye isi mwese, tutavuga uteye ku mugabane uwo ari wo wose. Turabashuhuje aho waba uri hose, wowe udukurikiye, wewe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, wewe wumva ururimi rw'Ikirundi, mbese wowe tuvuga kimwe wese. Ni waba uri umuzungu ukaba wumva ururimi mwese ndabashuhuje. Ariko no hari akandi kantu ngira ngo mbasabe. Tugiye gutangira, unyemerere iki kiganiro gitangire, kandi umuntu wese wumva ururimi mvuga agerageze, muhaye uburenganzira agihindure mu rurimi abantu bumva. Uburenganzira ndabutanze. Yego. Murakoze. Imana iguhe umugisha cyane ku bantu usuhukije, kandi ni byiza yuko abantu bagendana kandi bakagendana baziranye. Imana iguhe umugisha rero ko turekeye abantu bose gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bazbane natwe tutangira tugeze ku musozo. Imana iraza kubaha umugisha. Francois, reka ngiye gusaba usenga Imana duherukana turi mu bihugu by'iburasirazuba yacu, Tanzania, uradusimbutse tujyana muri Sudani, aho usaba ibintu wagiye utubwira, tujyana muri za Nasho, zahe hose ugenda tujyanayo. Abantu kuri iki kiganiro bari buze kubona uko ibyo wagiye bivugaho. Twongeye turakubonye rero, nimba ugiye kuvugana no Mozambique cyangwa se Congo cyangwa se Amerika ntago mbizi, ikibazo cyo nuko Imana igutumye. Reka tugusaba usenga Imana utugeze by'Imana gutumye. Ni karibu. Urakoze kunyemerera ko usenga Imana. Turagushimye Imana, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Uri Imana yo kwiringirwa kandi uri Imana yo kwizerwa. Rero uyu mwanya twaje muri wa mwanya wagennye ngo tukuvugire. Ntabwo witwe twihamagaye, ahubwo ni waduhamagaye. Niyo mpamvu tukwinginze ngo niruko kudushyigikire. Mu izina ryawe rero ntaba ari twebwe, ahubwo aba ari wowe ugaragara, kuko uri Imana yo kwizerwa. Hanyuma nyemera mbere yuko ntambutse imesage, mbanze nkubwire ngo ngwino wururuke utambuke mu gihugu cyacu, ku isi hose, wite ku barwayi bose aho bari barwaye, n'abantu bafite ibibazo bose bitandukanye, ariko ibikomeye kurusha ibindi uko tuzi hari n'abadafite ibikomeye. Hari ibyo uzi kurusha uko tuzi, we nubikemure mu izina rya Yesu. Abarwayi bari mu bitanda kwa muganga, amahopitali baba barimo yose, amasantere du sante baba barimo bose, n'abari mu ngo bose ubageraho kandi bakozeho ikiganza cyawe. Hari abarwaye kanseri,
hari abarwaye imitima, hari abarwaye umuvuduko, hari abarwaye ibifu, hari abarwaye impyiko, hari abarwaye umwijima. Abo bose nubageraho kandi ubakize. Hari n'inkomere nazo zikize. Hari n'abo twita abasazi biruka ku musozi nabo bakize. Hari n'abandi bafite ibibazo bindi by'imitekerereze by'ubuzima babayeho nabo bagereho bakize kandi ubarengere. Abashonji nubahaza ibyo kurya, bambaye ubusa n'ubambike. Oya, buri muntu icyiciro arimo cyose numugireho kandi umurengere mu izina rya Yesu. Hanyuma natwemere twongere tukubwire ngo nturengere abantu bawe biremeye. Mu matorero yacu n'uyarengere, abashumba bose n'ubarengere, n'abakristo bose ubarengere. Ariko cyane cyane nyaguhora ku ngoma, wite ku bantu bawe witoranirije. Abahanuzi nabo ntubasige mu izina ryawe. Ngaho twebwe twese nuturengere, kandi umwanya wose tugiye kumara hano hantu utwemere dusabire umugisha umuntu wese ugiye kudukurikira, ngo umuhe umugisha utawugabanyije kandi umwiteho mu izina ryawe. Hanyuma natwe ukomeze kuturengera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze kuduha umwanya Nepo. Imana ibahe umugisha, nawe ni ukuri guha umugisha. Hanyuma namaze kumenya yuko abantu batagikurikira message yose uko twayitanze. Abantu mujye mwihangana mukurikire message yose uko twayitanze, kugira ngo abantu mubashe kumva. Hari igihe ibikugeneye biba biri inyuma aho utumvise. Ariko uyu munsi ndashaka guhera ku iyi message kuyerekwa nagize. Ejo bundi navuze inzozi, ariko noneho ngiye gukoresha ijambo bita iyerekwa. Nepo, nabonye ibintu bikomeye. Hari impamvu mvuze ngo birakomeye, kuko nabonye ibintu bikomeye mbona kandi byari biteye ubwoba. Impamvu mvuze ngo byari biteye ubwoba, nabonye ikintu bita kudeta. Turakizi cyangwa ujye yumva? Ndabyumva. Nabonye kudeta. Hanyuma iyo kudeta ibaye, wayibonye he? uretse se wishyuha gusa, kuki ugira amatsiko menshi? Nabonye kudeta ikorwa mu bihugu bya Afurika. Ubu ushatse n'igihugu nakivuga. Nabonye kudeta ikorwa mu gihugu cya Sudani. Hanyuma imaze gukorwa, mbona ubutegetsi buvuye mu maboko y'igisirikare bugiye mu yandi maboko y'undi musirikare. Ikibazo cyabayeho gikomeye rero. Wari ukuriye kudeta yarahunze, ashaka kugaruka n'indege, indege barayirasa. Indege barayirasa. Indege birasharye, buriya abarimo bararokoka. Ntago ndarasirwamo. Ntago yarasirwamo. Ariko indege irashwe, ngira ngo ntawe uyirokoka pe. Ni indege ikoze impanuka kugira ngo bazarokoke n'Imana, ariko iwe ntago yarokotse. Hanyuma mbona abantu bose, mbona abantu benshi bongeye bikoreye udukapu, mbona abantu bikoreye utimatera, mbona abantu bikoreye amajerekani, mbona abantu bikoreye ayiwe, mbona abantu sinenze ko nabo baryama ku misambi. Mbona imisambi, mbona barayikoreye, mbona barayikoreye birukanka. Ndavuga ngo Mana nurengere bariya abantu, ariko Imana nibarengere. Hanyuma Imana ni nyembaraga. Nyuma yo kubona abantu bikoreye udusambi, bikoreye turago, bikoreye n'inkono zishyushye. Waruzi ko abantu batera inkono kuziko bakayikorera ikagenda umwuka usohoka bakiyikoreye, kugira ngo bagere aho barya, aho baruhukira babone uko bicara, hanyuma bagire ko bafata. Ariko mbega agahinda we, mbega agahinda we. Hanyuma mbaza impamvu ibintu bibaye, ijwi rirambwira ngo ni ingaruka z'ibyaha byakozwe. Ni ingaruka z'iki? Z'ibyaha byakozwe. Byakozwe n'abande? Byakozwe n'abakoreye kudeta. Hari abantu bigize akihebe, bigize akahebwe. Hanyuma abo bantu rero ingaruka zibagezeho. Ariko ijambo rirambaye ingaruka z'umunyabyaha ni iki harya? Ni urupfu. Ariko se kuki abantu bashaka gupfira mu byaha? Bagarukiye aho ngaho. Kuki abantu bashaka gupfira mu byaha? Bagarukiye aho ngaho. Hanyuma rero
nagira ngo mbanze ntambutse iyo message. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu wese wumva iri rurimi mvuga abasha hindure kugira ngo iyi nkuru ibashe no kugera kuri nyirayo, kuko uyu munsi yakwisubiraho ibyo Imana ikayimugirira imbabazi. Twibuke umugabo witwa Hezekiya, ngo umuhanuzi Yesaya ngo amutumwaho, ngo atumwe n'Uwiteka ngo genda ubwire Hezekiya kuko iminsi ngo igihe cye cyo gutanga kirageze. Ariko Hezekiya ngo akimara kumva iyo nkuru ngo yerekera ivure. Ubwo nawe niba nyumva yerekera ivure, hanyuma atakambira Imana hari ikiri mukore, hari ikiri umukore. Ngo Hezekiya amaze kwerekera ivure ngo aratakamba, ngo ako kanya ngo Yesaya agisubira mu nzu akiri mu nzu ataragera iwe, ngo ijwi ry'Imana rimugarukaho bwa kabiri riramubwira ngo Uwiteka Imana yumvise gusenga kwa, ngo genda ubwire Hezekiya ngo Uwiteka Imana yongereye gusenga kwawe, ngo yongereye iminsi yo kubaho, ngo iminsi 15 w'imyaka 15. Nawe uyu munsi rero nawe niba nyumva yatakambira Uwiteka, niba nyumva yatakambira Uwiteka, hanyuma Uwiteka Imana akagira gute? Akagira ibyo ahindura. Kuko Kristo ntago yazanywe n'abazima, ahubwo yazanye n'abarwayi. Yaje gucungura abanyabyaha, ntago yaje gucungura intungane. Nawe uyu munsi rero wagarukira aho ngaho, Uwiteka Imana akakugarukira, hanyuma akagira icyo akora mu buzima bwawe. Uyu munsi ibyari bikugenewe bikagaruka, ibyari bigiye kubaho bikarangira. Uwiteka kongera akakugirira icyizere, ariko uko ugenda wigira utyo niko agenda agutakariza icyizere, niko agenda agutakariza icyizere, kandi iminsi yawe irabazwe. Ejo cyangwa ejo bundi utisubiyeho byagenda uko twabibonye. Ariko Uwiteka ni umunyembabazi, Uwiteka ni umunyampuhwe, Uwiteka ni Imana igira imbabazi zihoraho iteka. Niyo message nari ngufite, reka twigire mu ijambo nepo. Ngaho ugenda dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu Bami. Yego. Igice Bami ba mbere, igice cyaho cya 3, udusomere uhereye ku murongo wa 16 ndakubwira aho ugeze. Bami ba mbere, igice cyaho cya 3. Murongo wa 6. Murongo wa 6. 16. Igice cya 3 urahera wasoma uhereye ku murongo wa 16. Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Buretse gatoya, ngo Salomo byagenze gute? Yaciriye abagore babiri imanza. Salomo ngo acira abagore babiri imanza. Ngo abagore bari iki? Abagore bari abamaraya. Ngo byari byagenze gute? Dusomere twumve ko byari byagenze. Umwe muri baravuga ati Nyagasani. Umwe mw'aba bagore babiri bamaraya aravuga ati Nyagasani. Nyagasani. Nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana. Bukeye twari kumwe mu nzu mbyara umwana. Maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Hanyuma maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe turi kumwe arabyara. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyi nzu. Oya, nta mushyitsi, nta n'umusuhuke, nta n'imbata yari iri mu rugo rwacu, muri inzu yacu. Keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa. Azize yuko yamuryamiye. Azize ko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Icyo gicuku arabyuka. Ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Ubwo ngewe umuja wawe nari nsinziriye. Amuryamisha mu gituza cye. Hanyuma amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Hanyuma wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana. Nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Ariko mu gitondo mwitegereje ngewe, abantu bazi kureba we, ngo asanga ntabwo ari umwana we yibyariye. Undi mugore aravuga ati oya ntabwo ari uko byagiye. Umuzima ni uwanjye. Oya, umuzima ni uwanjye. Wapfuye ni uwawe.
uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. babivugira bati imbere y'umwami. bayivugira batya imbere y'umwami. nuko umwami aravuga ati yemwe. haraseka aratembagara, ariko buriya Salomo yarasetse aratembagara. umwe agira ati umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. n'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. umwami ati nimunzanire inkota, barayimuzanira. yego, dukomeze. komeza, ndashaka abantu bumvire ku kantu gasigaye inyuma. maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri. uwo mwana muzima nimumucemo kabiri. igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi. nuko umugore muzima, umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi, abwira umwami ati nyagasani, umuzima w'umwihere wimwica. uwo muzima w'umwihere wimwica. nubwo bimeze wimwica, nubwo bimeze bite, nubwo bimeze uko nguko wimwica. ariko undi aravuga ati ariko umvunda uko yavuze, ahubwo umucemo kabiri, mubure nawe amubure. ahubwo umucemo kabiri, mubure nawe amubure. umwami ahera ko ategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato. umwami ahera ko arategeka ati uyu mwana muzima mwimwica na hato. mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. nimumuhe uriya mugore, uriya w'umunyempuhwe ni we nyina. rekera aho ngaho. Imana ibahe umugisha. nizere ko mwumvise ijambo mvuze. iri jambo ni ijambo rikomeye, kandi ni ijambo navuga ko rifite imbaraga. yego, uyu munsi wa none abantu barimo bararwanira ibitari ibyabo, kandi n'ubwo babirwanira bakarwanira ibitari ibyabo, n'abacamanza dufite ntabwo bazi guca imanza zitabera, ahubwo baca imanza abagoreka. ariko umva uko Uwiteka avugana nawe. Uwiteka arambwira ngo aje kurenganura abantu bose barenganye. umuntu wese uzi ko yanyazwe ibye, Uwiteka aje kumurenganura. umuntu wese uzi ko yariganijwe ibye, Uwiteka aje kumurenganura, kuko Uwiteka aje guca imanza zitabera. aje guhagurutsa abacamanza ku ntebe bicayeho, hanyuma aze yicira imanza. aho guca imanza byarabananiye, muri guca imanza zirenganya, muri guca imanza zifutamye, Uwiteka aje kubahagurutsa ku ntebe ace imanza zitabera. hanyuma ngira iyerekwa rikomeye, mbona iyerekwa rikomeye kandi nanone riteye ubwoba. mbona abantu babiri bakomeye mu isi ya rurema. abantu babiri bakomeye mu isi ya rurema. umwe arwanira gutwara umwana w'undi. umwe arwanira gutwara umwana w'undi. ubwo umwanya mvuze ni umwanya w'undi. umwe ashaka kuba uwa mbere, n'undi ati nanjye ashaka kuba uwa mbere. ariko Uwiteka arambwira ngo aje kubisobanura. yewe wowe ukomeye, wowe ukomeye. ushobora kuba ukomeye uri i Burundi, ushobora kuba uri ukomeye uri Tanzania, ushobora kuba uri ukomeye uri muri Kenya no muri Sudani. yewe wowe ukomeye uri muri Amerika we, wowe ukomeye uri muri Aziya we, aho waba uri hose wowe ukomeye. Uwiteka arambwira ngo aje kubisobanura. Uwiteka arambwira ngo mwipfe ubusa, kuko aje kwigaragaza, kuko aje kwerekana uko aje kwerekana uri imbere uwo ari we. ngo mwimaranire ubusa kandi mwirwanire ubusa. kuko Uwiteka niwe uje kwerekana uri imbere uwo ari we, uwa mbere uwo ari we. kandi ijambo rirambwira ngo uwari uwa mbere azaba uwa nyuma. ijambo rirambwira ngo uwari uwa mbere azaba uwa nyuma. bantu muri kumaranira abana b'abandi, mani muri gutwara abana b'abandi, bantu muri gutwara guharanira iby'abandi, kurwanira iby'abandi, muhumure. oya si ibyanyu, mureke ibyanyu biraje, mwirwanira iby'abandi. ariko ibyo byose nugumya kubirwanira ntabyo urabona, kuko Uwiteka niwe urobanura. Uwiteka niwe ufite uko abigenza bikemera.
ariko arambwira ngo araje, aje kugaragaza uwa mbere uwo ari we, aje no kugaragaza uwa nyuma uwo ari we. Aje kurenganura abarengana. Abantu bararenganiye, barenganira mu isi ya Nyagasani. Nyagasani abireba araceceka, ariko arambwira ngo araje. Rero ijambo ritwereka ko aje. Dusomere Yesaya 40. Bitirenagana no ku musozo rwose. Yesaya 40 umurongo ngera kuri 31 nushaka unasoma wonyine. Yesaya 40 umurongo wa 31. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko abategereza Uwiteka, ngo ariko abantu bose bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Abo bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa. Baziruka be kunanirwa. Bazagenda be gucogora. Bazagenda be gucogora. Haleluya. Ngo ariko n'abantu bagize gute? Bategereje Uwiteka. N'abantu bategereje Uwiteka, ntago ari abantu bategereje amafarashi, ntago ari abantu bategereje ibitwaro bya kirimbuzi, ntago ari abantu bariho barabanira gutwara iby'abandi, ntago ari abantu basiganirwa kuba ba mbere kandi uwo mwanya atari uwabo. Ni abantu bategereje Uwiteka. Abo ngabo ni Uwiteka aje kurengera, abo ngabo Uwiteka ni waje gutabara, abo ngabo Uwiteka ni waje kuvugira, abo ngabo Uwiteka ni waje kugira gute kwicaza mu mwanya wa mbere. Nabategereje Uwiteka. Ntago ari abantu ntago ari abantu badategereje Uwiteka, kuko niba hari abategereje Uwiteka n'abatamutegereje barahari. Barahari. Ariko umwami Imana ijambo rirambwira ko umwami Imana azantabara, ngo niyo mpamvu ntamwara. Yewe kuko ni uko umwami Imana azantabara niyo mpamvu ntamwara. Ariko yewe muntu utegereje Uwiteka, yewe muntu utegereje Uwiteka, umva Uwiteka araje. Uwiteka aje mu gitondo, Uwiteka aje saa 6, Uwiteka aje saa 9, Uwiteka aje saa 1 z'umugoroba, aje mu gicuku, aje mu rukerera. Ese utegereje Uwiteka? Ngaho utegereza Uwiteka wihanganye, hanyuma rero kujya neza ku Uwiteka. Ushobora kuba uri umuntu runaka ukomeye ariko udategereje Uwiteka, Uwiteka araje guceho. Ushobora kuba umuntu woroheje ariko utegereje Uwiteka, uraje Uwiteka araje yerekane ko wamutegereje by'ukuri. Umwanya wari wose waba urimo, waba uri bishop, waba uri reverend, waba uri president, icyo waba uri cyo cyose, upfa kuba utegereje Uwiteka. Uwiteka aje kukwiyereka. Uwiteka aje kukwiyereka. Waba uhinga, waba worora, waba uri umukozi wa leta, upfa kuba utegereje Uwiteka gusa. Icyo nicyo cy'ingenzi. Ariko niba udategereje Uwiteka, karabaye. Uwiteka araje guce hejuru, ariko utegereje Uwiteka wese ngo azasimbuka, ngo aziruka ntazana. Ijambo ryawe itubwiye mwabyumvise. Mugire umugisha w'Imana kandi mugire amahoro y'Imana. Mani guumugisha François, kandi nawe ayo mahoro akubeho mu izina rya Yesu. Yego ndawakiriye. Wakire uzabigeze utawakira ubundi. Mani guumugisha. Nakubwiye ngo nawakiriye. Amen. Sinzi nimba ari ikindi kintu wabusigaje cyangwa se byose ubitambukije kugira ngo tugane ku musozo nkuko bituse. Icyo nagomba kuvuga nakivuze. Ariko tarasenga yatubwiye yuko Sudani habayemo kudeta, kandi tuzi ko Sudani dufite muri Afurika ari ebyiri. Niyihe Sudani? Sudani ya indi nyine, ya indi. Ya barayizi nayo irimo ikibazo, barayizi. Yihe nyine? Nta mpamvu yo kwirwa njya kuvuga ngo ni Sudani irimo intambara. Barayizi. Ubwo se si ukubera yuko ugenda ukurikirana amakuru y'ibiberayo ukaba ariho yenda ubuhanuzi bwashingiye? Oya. Ntabwo ari ngombwa kwirwa ngo ngo ni bo barayo iriyiza ubwayo. Na nyiri ukwerwa ibyo ngibyo. Si rimwe iryo jwi rimugezeho. Si kabiri. Nawe yumva ijwi ry'Imana? Yamusanze mu nzozi. Amakuru nyamuha afatika. Yamusanze he? Niyo mpamvu ntarinze mvuga ngo ni uko Imana yambwiye ko yamusanze mu nzozi. Yanga kumva. Rimwe, kabiri, gatatu. None araziriki. Ibyaha byabaye byinshi. Nibo bakora ibyaha byonyine muri Sudani? Ntabwo bakora ibyaha bonyine. Ariko buri muntu agira igihe cye. Kuki ari bo bayigujije ishyano? Buri muntu agira igihe cye, ntabwo ari uko umuntu agujije ishyano. Igihe cyo kurira nibo kigezeho. Ntabwo igihe cyo kurira kiri kubona avuze. Kivuye kubahehe? Kivuye kubahe?
uvuze ko ariwe kigeze. abariraga ni abayese. Ijambo riravuga ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kwiba n'igihe cyo gusarura. Rero ubu ntabwo bari mu guseka, bageze mu kurira. Ko muri Sudani abenshi ndumva bakoresha ari abangorofone, bakoresha ururimi rw'icyongereza n'ibyo gakondo, ni n'abayisilamu ntibemera ubuhanuzi, iby'ubuhanuzi Imana baremera ariko ntibemera ubuhanuzi. Upfa kuba bemera Imana gusa. Ese ufite ikihe cyizere ko ubutumwa buri bumbagereho? Umva, yaba kubwumva ko arabwumva, icyo ni kimwe, kuko yaba atabwumva ntabwo buba bwanyuze muri njye. Kandi ikimenyetso kinyemeza ko abwumva, Imana yampaye nuko nawe yamusanze ikabimwereka, mu nzozi arabirota rimwe, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Abaturage baho babyifatamo bate? Abaturage baho ese buriya nubwo twavuze ngo bikoreye akarago, buruzi ngo erega inzovu zibirwaniye habara ibyatsi, ariko abaturage ni inzirakarengane. Uwiteka Imana rero azi uko agiye kubigenza. Ni iki cyakorwa? Imana irabasaba iki kugira ngo ibe yakwigarura? Twegeze tubona Imana yendaga kuhana ab'Nineve, twabivuze ariko irigarura. Twabivuze ngo ijambo ngo umuhanuzi Yesaya atumwe kuri Hezekiya, ngo Hezekiya aca bugufi, ngo yerekera ivure, ngo akiri mu nzira agenda, ngo ijwi ry'Imana rigaruka kuri Yesaya inshuro ya kabiri, ngo subira inyuma ujye kubwira Hezekiya ko numvise kugira gute gutaka kwe. Ese nk'ubu dukusanyije tike tukagutegera imodoka ngo ujye muri Sudani ujye kubibabwira imbone nkubone, witeguye ko bajyayo? Imana ari yivuze najyayo, ariko itavuze ngo njyeyo ntabwo narenga. Nta cyizere wifitiye? Itabivuze, icyizere kirahari. Itabivuze twe tugenda nuko yavuze. None se kubivuze yari yabikubwiye ngo bitangaze? Byagomba kubitangaza uko nategetswe kubitangaza. Ese ko tubizi neza yuko batumva Ikinyarwanda abaturage bo muri Sudani, kuvuga buno tubone nko gutanga umugabo, uri gutanga umugabo? Ariko uzi ngo abantu ntibumva indimi. Ubu se ko twavuze ko muri Amerika hazashya ntibabyumvise kandi hakanashya. Byabamariye iki byunguye iki? Ni ukwinangira kwabo. Abantu babanze kumva, hanyuma bamara kumva bakwanga kumva ibyo bavuze bigasohora. Ubu se kangahe kenshi Aburahamu yatakiye Sodoma n'Igomora ntibavugaga ururimi rumwe ko banze kumva se? Ntibavugaga ururimi rumwe nabo? Ariko reka tukagutegera ukajya muri Sudani ukajya gutanga n'ubutumwa. Ubwo mubanze mu bisengera Imana itanga uburenganzira. Uyobora bisengera kwemerera ko nimba yagwa ubutumwa bakubujyana kugira ngo bagereho. Imana ivuze ngo niyo mutayiteranye kavuga ngo haguruka ujye muri Sudani, ifite uko yabigenza. Uko nyifite ikibazo tugiye kubyumva turi Abanyarwanda, biratumarira iki twebwe? Ntabwo mubyumvise muri Abanyarwanda gusa. Biratumarira iki? Ntabwo mubyumvise muri Abanyarwanda gusa. Icyambere impamvu nkubwiye ko tutabyumvise ari umunyarwanda gusa. Aba bantu izi ndimi zacu barazizi. Iyo ari Abanyarwanda batabyumvaga ntabwo biba byanyuze muri France. Kandi n'Abanyarwanda bagiye. Kandi n'Abanyarwanda uravukoze rate, n'Abanyarwanda bagiyeyo. Bagiye kuhagararira amahoro. Suko se. None uretse n'ikindi. Iyo baje mu rugo, iyo baje iwacu ntabwo bumva ururimi tuvuga. Ariko imbuzi y'Uwiteka nuko yaje. Turagushimiye, Imana igumugisha. Yego naye guhumugisha. Mutwandikiye muri comment ikibazo mwibaza cyose tuzagisoma mu kiganiro kizataha. Reka dusabire François umugisha, ariko kandi nawe wafashe umwanya wawe ukumva buno butumwa kuva kututangire kuva tugeze ku musozo. Nawe burya uri agaciro, uhabwa umugisha nawe umwigisha n'uwigishwa bose bagabane mu izina rya Yesu. Amen. Tanga nomero za telefone dusengere. Murakoze. Nomero yanjye ni 078 78 76 238. Iyo niyo nomero nkoresha. Ndayisubiramo ni 078 78 nanone 76 238. Hanyuma hari abantu ngo bazandika bikabanana nabo barabimbwiye. Iyo uri hanze y'u Rwanda ushyira akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 25. Hanyuma ugakurikiza iyo mibare nkumvuze. Yego. Bihita bikunda. Imana ibaho umugisha. Senga. Reka dusenge. Uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Twari imbere yawe rero tugushimiye ko wabanye natwe, ariko twongeye no kukwinginga ngo niwigaragaza nk'Imana, witamuro nk'Imana. Hari ibyo wanyurije muri twebwe, ariko icyo dusabye ni amahoro. Ntabwo dukeneye biracitse,
dukeneye ko wigaragaza nk'Imana, dukeneye ko witambura nk'Imana, dukeneye ko ari ubigenza neza, hanyuma ibyo twabonaga ari ibigoye, ibyo twabonaga ari ibikomeye bikoroha, kandi urwego byari biho bukanacogwa cyangwa se bikanavaho birundu, kuko uri Imana igikora buri kimwe cyose mu bushake bwayo. Uturinde kurira, uturinde n'amaganya. Urakoze. Hanyuma umwuka wawe nakomeza kuri buri muntu wese kandi amurengere mu izina rya Kristo. Amen.